wotubwira amateka y'uriya musirikare umwe uyoboye ingabo za Tanzania uburyo yishe abasirikare b'abatutsi cyagiye bakoraga mixage? Uravuga yubu? Yes. So nagira ngo nibura afate nk'iminota 3 nangwa 4 atubwira uwariwe, kuko n'ubundi yagarutse kandi bari abantu n'ubundi yaje kurwanya, ni bamwe barokotse mu bo yishe. So ndagira ngo niyo koko bamwitwareho bate ize n'amata nk'umusesenguzi. Yes, nagira gahunda tupkivuye ndafata nk'iminota 3 nangwa 4 atubwire nanone uwariwe, hanyuma tuze gufata imable. Murakoze cyane Minister na Bwire. Murakoze cyane. Urakoze ko bw'inyunganizi. Urabona ko ibibazo bya FARDC ni byinshi, byose ku bidetaye hari n'ibindi twasimbutse, ngo tuzagenda tubivugaho no mu tuza ko icyo kibazo cya paiement ni parmi échec ya réforme yasabwe na Union Européenne. Iyo ESEC yari yazanye système kugira ngo bajye bishirirwa kuri bank, barabirwanya. Abana birwanyije ni Ministère ya Défense n'aba chef d'état major nababwiye tutari busubiremo amazina yabo, kuko contrôle banze kugira ngo hazabe contrôle kugira ngo bajye babona ukuntu abasirikare bishurwa, nuko babishurira ni mu ntoki. Urumva rero kandi ubwo ni présence physique yutahari, ayawe bahita bayasubiza Kinshasa, bakakura ngo uzajye kuyashakira Kinshasa. Baze rero gufata $90, uzajye kwishura indege ya $1000 aller retour, ugiye gushaka $90 Kinshasa. N'ubundi bugome buhambaye, barabasirikari bakeneye gutabarwa vuba cyane, bakava nabo mwaburiya buzima bubagoye cyane kandi bw'igihe kirekire. Lieutenant Colonel AYUB Makand yabaye instructor Kamina 98, yari mu ba instructor bari bahari basaga 150, bari bayobowe n'uwitwaga Lieutenant Colonel Kakiziba. Icyo gihe yari afite twayisiwe yitwaga Major Kinunda, nawe warushinzwe ntuza cadet course witwa Makapitene Ikonje. Icyo gihe niwe wari uyoboye abitwaga ma NCOs, niwe yoboraga course ya NCOs intake 1 na intake 2. Alors Ayubu yari parmi instructor, icyo gihe yari second lieutenant. Tariki 5 z'ukwezi kwa 8 bica abasirikari b'abatutsi bari bahari muri formation. Icyo gihe il était parmi ya ba instructor b'aba Tanzania, kuko nabo babigizemo uruhari. Tunasaba n'uyu munsi kugira ngo kazaba ubushakashatsi kureba niba Lieutenant Colonel Kakiziba kihari, nangwa Major Kinunda, nangwa Kapitene Ikonje. N'uyu bagomba kubibazwa, kuko justice yabare abana ntabwo yigeze iba, alors que les acteurs bahari kugeza n'ubu ngubu na Ayubu akabazutse. Ayubu yari kumwe n'uwitwaga second lieutenant Sadiki ni wari ushinzwe ntuza wari instructor ya platoon 1 ya NCOs. Uwitwa Lieutenant Maro niwe wari ushinzwe platoon number 2 ya ntuza y'abana kosi bo muri NCOs. Naho nani Ayubu we yari wa platoon 2 ya cadet course, niwe wabakoreshaga drill na ntuza na mbinu za kivita. Alors kuba bamwohereje urumva ko ntabwo ari ubusa gusa, ahubwo naje kubijoininga nabatese kuki abasud Afrique bazanye uwabaye komanda muri 2013 2012 cyagihe FIB rwana haramu karere, bakaba bazanye n'umutanzania nawe wa participier nango warebeye kuri massacre yabereye Ikamina. Ubwo urumva ngo chef d'état major wa Tanzania na chef d'état major wa Sud Africa bumva hari inama bakoze, bashaka critère runaka z'abantu bagomba kuza muri ya operation. Urumva ko ntabwo ari ibintu byabaye par hasard, n'umuntu uzwi, arazwi cyane, umuntu wese wabaye Ikamina, umuntu wahageze ubakoze kosi hari ayo mazina mvuze arazwi, yaba Kapiteni Ikonje, yaba Lieutenant Maro, yaba Sadiki, yaba Kakiziba, n'abantu bazwi. Ngira ngo hazagombye kuba komisiyo yo kureklama aba basirikari bakazacishwa mu rubanza, bagasobanura ukuntu bira bintu babigenje n'ababahaye ordre, bari abantu baguye hariya bakagira ubutabera. Ngayo amakuru ya Makandi, akabaje kuyobora special force ije kuruhangana na M23
ubwo urumva deja en lui harimo ikintu deja kimumotiva par rapport y'ibyo bakoze 98 bafasha tena Laurent Désiré Kabila kwica abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Congo. Hari abanyamurenge benshi bahaguye, hari abatutsi bo muri Nord Kivu bahaguye benshi cyane bitewe n'aba batanzania ibyo bakoreye hariya ikamina. None akaba nariyo mission yabimugaruye tena akavuga ati na Silisa Bango na 98 reka ngiye tena kubarangiza 2023. ubwo urumva motivation afite iri mu karere mu rwego rukomeye cyane par rapport y'ibyo yakoreye mu kiriya gihugu. Ngayo amakuru ya AYUB Makand. none reka twakire Safari turakurikirana uko bagiye bamanika ikiganza kugira ngo tubahe umwanya nta injustice. Safari akurikirwa na Aimable na Sakeli, akurikirwa na Claude na Hobe. Tubahe ikaze. Yes, muranyumva neza? Ni minister ni Muhire. Yes, ni minister. Turakumva neza. Murakoze cyane kandi ikiganiro rwose uko mwatewe ikiganiro cyiza cyane kiri kuvuga ku bintu rwose ibintu kiri kuvuga ku bintu biri kuba muri Congo kandi mu by'ukuri na handi hantu twajya kubishakira na handi hantu tujya kubishakira kuko oxygene yabivuze neza ariko ari ikintu nshaka kugira ngo musabe ari n'ikintu ndi bwongereho ikintu ndi bumusabe ndashaka kugira ngo aze kunsobanurira gatoya kuko urabona aho ngaho muremure niba umuntu tuvuge M23 maze gufata muravuga ko M23 yafashe muremure hose niyo iri kwa control. Ese indege iramutse inyuze mu Kivu M23 ifite ubushobozi bwo kwimanura? Ntago mvuze ngo wenda ndabivuze nonaha, ifite power yo kugikora icyo gikorwa kuko ntago nzi muremure neza, aze kunsobanura kuva muremure no mu Kivu kuntu bingana n'uwo muhanda ujya Minova. Ikindi kintu ngiye kumwongeraho wenda ikintu ngiye kongeraho mu byerekeye n'abasirikare bo muri Congo ni nambere kubera muri Congo ezo bundi sekretari avuze ngo mwende skamushe byo yashaka kuvuga. Ngiye ndashaka kugira ngo wenda akanongera ubukonti bwo gatoya, ngira ngo abantu hano ashobora kuba ari abantu bavutse ejo bundi muri 1994 ariko abantu bavutse imbere ngira ngo barabizi ibintu byabereye mu Rwanda. Umukotanye imbere yo afata umujyi wa Kigali mbere yo kugira ngo bawinjiremo ahantu bazi kuri Irebero namo Kigali, umugotanye yarahageze amaze kuhafata government yose y'abatabazi yabaga mu Rwanda yahise ihunga, yarafashe inzira inyura iragenda ninyange nukuntu ndi kubibona nsanaho iyi government ya Tshisekedi irigoma kuko abantu benshi bari kuvuga ngo why ngo kuki M23 dafata igoma. Ngiye ndibona bari abantu bashobora kuza bazivana igoma. Impamvu mbivuze ni iyi kuko ni kuvuga ngo igoma niba igizengurutse na M23 bari abantu bazahita bavamo kuko ngiye mbirebeye impamvu mbivuze mbirebeye kuri inoza ku intambara yo mu Rwanda yabaye 1994 iyo mugotanya amaze gufata Rebero amaze gufata na Kigali leta y'abatabazi na Etereme bose bahise bahunga basigiye inzira imwe. Nanjye ndakeka ko M23 ndayirasaba rwose bizabaye ngombwa babasigira inzira imwe kwa kundi babivuga bazivana igoma kuko icyo nzi M23 y'u Rwanda izakigeraho kandi ni cya bindi bavuga mu Giswahili ngo ni muda ni kitu cha muda kuko ibyo bintu bazabikora. So ubwo oxygene aze kunsobanura ibyo ngibyo namubaje bya muremure. Ese muremure M23 yafashe ku control Kivu bimeze gute? Ifite ubwo bubasha bwo kumanura anything happening? Navuga ngo indege yaba yari gisirikare yari nago mvuga ko M23 yamanura indege wenda y'igisivili, ndavuga indege y'igisirikare cyangwa izo utunuza twabo drone twabo ari kuza badukangisha bya bimeze gute? Sawa, murakoze kandi nicyo nshaka kubaza. Thanks. Murakoze cyane kubw'inyunganizi n'ikibazo. Nk'umusesenguzi mu bya defense, umusozi wa muremure c'est très stratégique. Sina n'indege gusa, hari ku musozi wa muremure uhashize imbunda ya BM Katiusha ushobora kurasa no mu mujyi wa Goma neza bikoroheye kuko BM ishobora kurasa mu birometero 50. Alors que kuvara umusozi wa muremure fashe vol d'oiseau kugeza mu mujyi wa Goma ntabwo hari na 35 km kuko urebye mu muhanda hagati kuva Goma ugera Isake ni 27 km, ariko iyo ufashe vol d'oiseau ko babara muri mu kirere ntabwo iba 27 km, ufata ni 3 quarts, urumva ni hafi nka 15 km. Kongera 15 km kugera kuri muremure
bango ni Goma waharasa ubushobozi barabufite ngira ngo mu minsi ejo nejo bundi ntabwo uzongera kumva Sukhoi ishobora kuzamuka hariya kandi n'ikibazo cya drone nacyo cyamaze kubona umuti muzi ko hari imwe yakubiswe hariya yaguye hasi ngira ngo image mwarazibonye kandi uri ku musozi wa muremure ubureba ikiyaga cyose cya Kivu munsi yawe bango na ahantu hari wazi nta misozi yindi iri imbere yaba indege yaza yaba drone yose yaza wabuyireba kandi imbunda yose irashishwa ya mitrailleuse anti-aérienne ishobora kuyirasa bikoroye cyane aho ngaho ntugire impungenge abasore bahari cyo kibazo baragikemuye tayari ntabwo uzongera kumva Sukhoi izamuka hariya kuko yaza yose babayireba kandi bafite ubushobozi bwo kuyanura. Okay, aho ngaho noneho ndumva ari sawa. Noneho ndi kumva ikibazo cya nani Safari gikemutse. Aimable noneho wafata ijambo.